inyigisho ku mirire bizagufasha kumenya imirire iboneye ndetse no kurwanya indwara zikomoka ku mirire mibi no kugwingira. Inyigisho z'uburyo wakwiyambura ububati ibyo bita addiction harimo n'ibiyobyabwenge. Ubuzima bw'imyororokere bizagufasha mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kuboneza urubyaro hirindwa inda zitateganyijwe. Inyigisho ku buzima bwo mu mutwe, inyigisho kuri siporo n'umubyibuho hirindwa indwara n'umubyibuho ukabije. Abadukurikira none kuri Tumenye TV, reka nongere mbasuhuze. Ni Jerome, inshuti yanyu ibakunda cyane. Mbifurije gutangira umwaka dutangiye, mbifurije ishya n'ihirwe. Nk'ubusanzwe ibyiza turabihorana, n'ubu tubazaniye ibyiza. Nizere ko watangiye umwaka neza, nizere ko ukomeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo uyu mwaka uzabashe kugera byinshi ubashe kuba wageraho. Aha rero nkaba naguteguriye byinshi wazakora muri uyu mwaka kugira ngo uzabashe kuba wagera ku ntsinzi, kugira ngo uzabashe kuba wabona umusaruro uhagije. Ndakurarikira aka kanya kugira ngo uze gukurikira neza iyi video kugira ngo ubone byinshi, ubone ubwenge, ubone ibitekerezo byazagufasha kuba wagira byinshi ubasha kuba kugeraho. Aha ngaha naguteguriye ingingo esheshatu zizagufasha kugera ku iterambere mu mwaka ukurikiyeho. Ntujye kure, aka kanya tugiye guhita tubirebera hamwe. Ingingo ya mbere tugiye guhita tureba aka kanya tudatinze ni ingingo igira ati: mu byo watangiye, mu byo wakoze umwaka washize uzabikomerezeho, uzirinde guhindura ibyo wakoraga. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo ibyo wakoraga utazareba ngo upfe kugenda ngo ubihindure, ahubwo uzabikomeze, ahubwo ushyiremo ubwenge. Ndakurarikira kuzareba nihe byapfiriye, hanyuma aho byapfiriye ukahiga neza ukahamenya, hanyuma ukazakomeza mu iyo nzira warahinduye ibyari bitaragenze neza. Nubikora gutyo, iki ngiki ni ikintu kizagufasha kugera ku ntsinzi mu mwaka ukurikiyeho. Ingingo ya kabiri ntabwo turi butinde, turagenda twihuta. Ingingo ya kabiri, ikindi kintu cya kabiri uzakora muri uyu mwaka ni ukubahiriza igihe. Hariho ikintu kimwe dufite mu buryo bungana, ari umukire ari umukene, hari ikintu Imana yaduhaye mu buryo bungana, nta kindi, icyo kintu ni igihe. Iki gihe nicyo turushanwaho gukontorora cyangwa kugenga. Iyo umuntu yabashije gukontorora igihe cye neza, abasha kugera ku musaruro mu buryo buhagije. Ndakubwira nti rero, ucyumva kino kintu, tangira ukore timetable, umenye ngo mu gitondo ndakora ibi, nimugoroba ndakora ibi, mbese umunsi wanjye ndawutwara gutya. Wirinde gukora mu kavuyo, igihe cyawe ubashe kukitwara neza. Ndakubwiza ukuri, nubasha gukontorora igihe cyawe neza nk'uko bikwiriye, uzabasha kugera kuri byinshi kandi uzabasha kugera kuri byinshi mw'umwaka dutangiye. Tangira rero urebe, niba utagiraga n'isaha uyigure, maze hanyuma ubashe kumenya igihe cyawe uragikoresha gute, ubashe kumenya amasaha yanjye yo kuruhuka ni ayahe, amasaha yanjye yo guhura n'abakiriya ni ayahe, amasaha yanjye yo gukora ibikorwa runaka ni ayahe. Tangira ukore kuri timetable. Iki kintu nubasha kugeraho, ukabasha kugenga igihe, uzakora kandi uzabasha kugera ku musaruro uhagije.
Dukomeje, ikintu cya gatatu ukwiriye kuzakora nanone, ukwiye kugenzura disipurine, ukibaza uti disipurine yanjye ingana gute mu bakiriya bawe, mu bo mukorana. Iki kintu cyo kugenzura disipurine nacyo kiri mu bintu bizatuma ubasha kongera kugira intsinzi cyangwa se kugera ku musaruro uhagije mu mwaka dutangiye. Uburyo uzakira abakiriya bawe, uburyo uzafata abo mubanye, uburyo uzagenda ugenzura kino kintu cya disipurine kizatuma ubasha kugera ku ntsinzi. Nanone ndagira ngo nkubwire nanone, wongere wigenzure urebe neza disipurine yawe mu byo ukora, mu byo wiyemeje kugeraho byose mu bucuruzi bwawe. Disipurine izaba ikintu nanone kizatuma ubasha kugera kuri byinshi muri uyu mwaka tugiye turimo twamaze kwinjiramo. Umenya yuko abandi baritunga abakiri baravuye urasigara turangaza ubwitonzi ukiranuka warushaga abatambutse haguruka umfashe tuwishimire bikwiye kuranwa. Ikintu cya kane ukwiriye kuzakora mu mwaka dukomerejemo, uyu nguyu twamaze kwinjira, uyu nguyu twicayemo n'umunsi wa none, ukwiriye nanone kongera kumvira umutimanama icyo ukubwira. Ndagira ngo nkubwire yuko hari ibyo dutekereza, hari ibyo tuba twumva, hari amarangamutima tuba turi kumva. Icyo kintu, icyo umutima uri kukubwira uzagikomerezeho, kandi uzitonde nanone ugenzure neza, urebe ese umutima wa nama urambwira iki mu byo narindi gukora, urambwira ngo mpindure iki, urambwira ngo nkomereze iki. Uzirinde kugendera ku marangamutima y'abandi, ahubwo uzakurikiza icyo umutimanama wawe ukubwira. Ibyo ni ikintu nanone kizagufasha kugera ku ntsinzi muri uyu mwaka dutangiye. Ikindi kintu cya gatanu ukwiriye kuzitondera ndetse no kwibandaho, uzirinde kurakara, uzirinde kugira uburakari. Akenshi usanga abantu benshi, cyangwa se nanjye ndimo nishyizemo, dutakaza igihe mu kintu cyo kugaragaza amarangamutima cyangwa cyo gutakaza ibyishimo. Mu gihe watakaje ibyishimo, uzasanga yuko hari ibyo utakaza nanone. Mu gihe wamaze ufite uburakari, ufite kuba wumva utari muri mudu, hari ibintu utakaza. Icyo gihe iyo wamaze gutakaza, kugira ngo uzagaruke muri mudu, hari ibyo usanga wamaze gutakaza, hanyuma ibyo ngibyo bigatuma udindira. Ndagira ngo nkubwire rero, muri uyu mwaka uzabeho wishimye, uzabeho unezerewe, kandi uzirinde kugira abo mugirana ibibazo. Nanone uzagenzure cya kintu twahoze tuvuga cya disipurine. Iki kintu nubaho mu byishimo, ukabaho mu munezero, ugatinda warakara nabwo ugatinda, ntubitindeho, ahubwo ugafata icyemezo ukagaruka muri mudu vuba, ugakomeza mu nzira wari urimo. Iki ni ikintu nanone kizagufasha. Ntabwo uno munsi ndi butinde, ndagira ngo nkubwire wowe utarakora subscribe hano, ibiganiro byo nakagaruka bizahoraho, kandi ibyiza bizajya bihora biza. Ndakubwira ngo kanda subscribe, kanda ku ijambo subscribe, ukande ku kazogera, hanyuma ibiganiro bikurikira nabyo ujye ubasha kubibona. Ndakomereza ku kintu cya gatandatu, aricyo nshaka no gusorezaho. Ikindi, uzagenzure umubiri wawe imbaraga, mbese mu gihe warwaye wivuze. Ndagira ngo nkubwire yuko tukiri ku iki ngiki, tugufitiye uburyo bwo kuba twakugezaho uburyo bwo kwivuza. Mu gihe wagiye kwa muganga bikanga, mu gihe wagerageje imiti yose bikanga, ndagira ngo nkubwire ko tugufitiye n'igisubizo mu byo twakuzaniye muri uyu mwaka.
rero ndagira ngo nkubwire nanakutegurira ibiganiro byacu bikurikira mu kanya muri video iza gukurikira, aho tugiye kureba ku burwayi bwa sinezite. Niba urwaye sinezite ndakurarikira kutazacikwa na video ikurikira, niba uri uwo mu muryango w'abarwara sinezite ndakurarikira video ikurikira kuko uzahakura igisubizo. Ngaho rero kora subscribe maze dukomezanye muri uyu mwaka tuzabashe kugera ku ntsinzi, tuzabashe kugera kuri byinshi. Nkubwira yuko twaganiriye ku bintu 6 byazagufasha kugera ku ntsinzi mw'uyu mwaka. Nizere ko aho uri watangiye gukora kandi watangiye gukorana umwete n'umurava, watangiye gukora byinshi bizatuma ubasha kugera ku ntsinzi mw'uyu mwaka. Ngaho rero reka dukorane umwete n'umurava tugere kuri byinshi. Utarakora subscribe, ukora subscribe, hanyuma ibiganiro byiza ujye ubibonera ku gihe maze ubashe kugera ku ntsinzi. wabaranye n'abandi barava urasigara gusuhuzanya n'abandi bandikana ngo bari wowe wicaye mu nzu yawe menya ko ntacyo urinzeho bikwiye kuratwa abenshi bapfuye urasigara uburangazo bwitonzi gukiranuka twarushaga abadambutse haguruka ufashe tuyishimire bikwiye kuratwa abenshi bapfuye urasigara uburangazo bwitonzi gukiranuka twarushaga abadambutse haguruka ufashe tuyishimire bikwiye kuratwa haguruka ufashe tuyishimire. Rero mu byo tuganireho nizere ko hari byinshi ukuyemo kandi bizagufasha. Izi nama uko ari 6 nuzubahiriza ukazigenderaho, uzambaze umusaruro ubutaha. Reka dukorane umwete, reka dukorane umurava. Mbifurije umwaka mushya muhire dutangiye, muzawugiremo ishya n'ihirwe, muzabyare hungu na kobwa, muzagire amata ku ruhimbi. Ngaho kora subscribe, ibiganiro byo nakagaruka kuri Tumenye TV. Mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubarinda. Mu kanya muri video ikurikira murarikiye kuzakurikirana ikiganiro cya kuri sinezite. Niba urwaye sinezite ntuzacikwe.